Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe, Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro, Imana igira neza, yaturinze n'ubira cyari kumwe natwe. Imana ihabwa icyubahiro. Rero uyu munsi ndumva afite amashimwe mu mutima wanjye. Ndashimira Imana yaraturinze cyane, yaduhamagaye niyo kwizerwa. Ariko Imana ni Imana. Ndumva muririmbyi we yavuze ngo nyumuza urundi rurimi ngo rwo kugushima uko bikwiriye. Rero ndashimira Imana, ndumva ntanabasha no kubivuga, ariko ndashimira Imana kubw'imirimo yayo ikora n'ibitangaza byayo by'amaboko yayo. Imana ikurambura ikiganza, abantu bose barabimenya. Ndashimira Imana, tumaze imyaka hafi 3 dukora uyu murimo, ariko mu buryo butugoye, buturuhije, ariko kandi umurimo w'Imana ugakomeza kujya imbere, tukora, tukiga, tukabona amadiplome, tukajya mu mahugurwa, tugakora ivugabutumwa. Twagiye tubona Imana kuva mbere ya Covid gato kugera ubu ngubu, imyaka hafi 3 irashize, hafi ne rwose turi muri uyu murimo. Ejo bundi ndashima Imana kubw'umukozi w'Imana yabonye impamyabushobozi yo mu cyiciro cya 2 muri ubwo buzima kandi butoroshye. Imana igenda itwiyereka, ndayishimiye. Yaduhamagaye niyo kwizerwa. Imana yaduhamagaye mu bintu, mu nzira zayo. Ubundi Imana iguha isezerano, ariko ntabwo ikubwira ahantu rizanyura, kuko ikubwira aho rizanyura rimwe na rimwe ntabwo ushobora no kubyemera. Njya nibuka ukuntu Imana yahamagaye, yajyaga ibwira Yosefu akarota muri bene se, izo nzozi zerekanaga ejo he hazaza. Ibyo yarose ni nabyo byagiye bimugerageza, bimujyana mu nzu y'imbohe, bimujyana kwa Potifari, bituma ahura n'urugamba. Ariko Imana yigusezeranije burya irasohoza. Yagiye duha amasezerano, ikambwira ngo uzankorera, mbona nta nzira, mbona bitakunda, mbona bitavamo, ariko na n'uyu munsi turi mu murimo w'Imana. Ndayishimira rero kuva yampamagara. Nukuri ndacyari mu murimo w'Imana, ndacyakorera Imana. Ibyo ni ibintu nshimira Imana, n'abana banjye n'umutware wanjye, twese turi mu murimo w'Imana. Ibyo ni ibintu dushimira Imana, kandi mu buryo bwemewe n'Imana, bukemerwa n'ubuyobozi mu nzego zose zisabwa gukorera Imana, tukazinyuramo kandi dukora Imana mu buryo bwiza. Ibyo rero ndabishimira Imana. Ndashimira Imana ku bintu byinshi yampaye abana mu gihe nibazaga yuko wenda bitanakunda, ariko birakunda kubera Imana yari yarabimbwiye. Imana yangiriye neza, yarandinze. Aho abandi baguye genda hakirira, nabwo ni ukubera imirimo y'Imana. Imana igira neza, ndayishimira. Imana yankijije impfu nyinshi, irambwira ngo baho kandi uzabwira abantu imirimo yanjye. Ndabishimira Imana na n'ubu ko nkiri mu murimo wayo. N'ubuntu Imana yangiriye mu by'ukuri, ntabwo ari umurage. Ariko nuvuka ugasanga iwanyu n'abakozi b'Imana, hanyuma ugasanga biragukurikiranye, bakavuga ngo yewe n'uwase. Niko na nyina ameze, nawe n'umuvuga butumwa. Niko nasa ameze, bose n'abantu b'Imana. Ariko nge ntabyo nasanze iwacu. Cyokora ntabeshye, wenda najyaga mbona twebwe tujya gusenga kuri Noheli, ari soko kurutubwa ati muze tujye gusenga. Ariko ubundi ibintu byo gusenga rwose ni Imana nyikure mu magana y'abanyabyaha, impagakiza. Sinzi ukuntu uyu munsi nari kubameze yo ntaza kugira Imana ngo impagakiza. Kandi si no gukizwa gusa, nyuma yo gukizwa amesi impano umurimo ndayikorera. Ndashima Imana ko nkorera ndi umukozi wayo. Ndi umukozi w'Imana,
hari igihe njya mbwira Imana ngo Mana nanjye umukozi wanjye ndamuhemba y'itariki zigeze ndamwishyura ubwo hari nk'ibintu mba nyisabye kandi data akabikora rero mujye mwishyuza Imana irahemba iyo wayikoreye iraguhemba ngo ihemba neza ntiyambura Imana ijya impemba iyo mvuye mu murimo wayo ijya impemba ndayishimiye hari umuririmbyi w'150 avuga ngo nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe ngo mu byiza Imana yakoze byose ngo nta kiruta ku Imana inkunda Imana irankunda Imana ikunda itorero Imana ikunda itorero nushaka kuba inshuti y'Imana ujye wegera umurimo wayo ujye ujya mu murimo wayo nushaka kuba inshuti y'Imana ujye ujya mu nzu y'Imana wegera umurimo wayo ukora umurimo w'Imana nukora umurimo w'Imana ujya mu ivugabutumwa nujya mu murimo w'Imana ujya mu buririmbyi n'umudiyakoni nukora amasuku mu rusengero urusengero rw'Imana ukarukorera amasuku ukakoropa ugakubura mbese ukishakira umurimo mu nzu y'Imana udategereje ngo bagusiga amavuta bakwimike oya mu nzu y'Imana harimo imirimo myinshi kandi iriya yose Imana irayihembera tuyibutse Imana ikabyibuka genda byibuka nagiye mu rusengero nyitangira kujya mu nzu y'Imana Imana yampaye umurimo ko navuga ko ari Imana natangiye kuba umudiyakoni wo guhagarara ku irembo nkahagarara ku muryango nkicaza abakristo nkabaha ikaze bakicara nkajyana nkatunganya abana nkabaha aho bicara bivuga ngo mu nzu y'Imana harimo umurimo ntiwabura icyo ukora mu nzu y'Imana keretse ubaye umunyantege nke ariko y'ubundi yo wicaye uyu ukoreye Imana ukaza mu nzu y'Imana ushaka gukorera Imana n'ukuri hari ingororano nagiye mu nzu y'Imana numva ndushye ari ahantu ushaka kuruhukira narebaga hirya no hino nkabona ntabwo ubuhungiro tabana ariko wajya mu rusengero buriya sinanahabona n'abavandimwe nejo bundi nagira n'ikibazo bakaba bangoboka mu by'ukuri numvaga ari nk'ubwihisho numvaga nta bindi bintu hageze impa amasezerano irambwira ngo uzankorera irambwira ngo nzakugirira neza kandi ibintu byose Imana yambwiye Imana yarabikoze rero mukuri mujye mureka dukunde gukorera Imana ndabyibuka mpageze Imana hisingira ikizere njya ku irembo ry'urusengero nkajya ninjiza abantu abadiyakoni bakabafata bakabatambutsa bakabicaza ariko nta muntu winjiraga ku irembo ngo yinjire mu rusengero atanciyeho ntumbaze rwarimo abagabo rwarimo abagore ariko sizi impamvu ari jyewe batoranije nkajya mpagarara ku muryango w'urusengero nkahagarara urusengero rurimo abagabo n'abagore n'abasore ndetse bari bahari ariko nyahagera baravuga bati uzajya uhagarara ku muryango w'urusengero abantu bazubaha ikaze hanyuma nabahaga ikaze mbikora bikunze nkaha abantu ikaze bakinjira badiyakore bagahita babafata bakabicaza numvaga ari ibyo numvaga bihagije ariho wakuri tugenda tubabizerwa mu nzu y'Imana Imana igenda itwongera umurimo hanyuma mu gihe kitarambiranye mbaye umuririmbyi mu gihe kitarambiranye bantangiye kujya bampa umwanya wo kuyobora mu minsi y'imibyizi mu gihe kitarambiranye bampaye na gahunda yo ku cyumweru gutyo ngenda nkorera Imana imbwira ngo uzangirira neza izandengera nabonaga hari ibintu byarengeje igihe nabonaga hari ibintu bitagishobotse ariko Imana ikambwira ngo bidashobokira abantu ngo kujye birashoboka icyo cyose Imana yagiye binkorera kubera ko nabaye mu murimo w'Imana rero nimureke dukunde kuba mu murimo w'Imana nashimiraga Imana natambutsaga ishimwe mvuga ngo Imana igira neza kandi icyo uzaba cyo Imana irakirinda mujye mureka duturize mu nzu y'Imana ntitukabyigane Imana y'igihe kigeze ikugirira neza icyambere ni ukuba mu murimo w'Imana utuje ntitukarwanira umwanya ntitukarwanira igihe cy'Imana ntikirenga ntago bakirwanira igihe kigeze Imana irakora umuntu ashobora kukwima igihe akakwima umwanya ariko igihe cy'Imana nta muntu ukimana rero ubu ndavuga Imana impaye icyo mvuga ndakivuga nta muntu wanyima kuvuga kubera ko cyari ari igihe cy'Imana ndashimira Imana cyane ndashimira Imana kubyigikora ndashimira Imana kubw'ubuntu bwayo yangiriye iza kuma n'abana iza kuma n'urugo mbona n'abana mu by'ukuri abantu bo babonaga ari ibintu bitanakunze bitazanashoboka ariko byarashobotse kubera Imana kandi nabo bafite umuhamagaro bakorera Imana ibyo ni ibintu nshimira Imana cyane kuko ngewe n'abana banjye n'umuryango wanjye duhagurukiye gukorera Imana
kandi Imana ikaba itwitayeho, idukunda, idufiteho umugambi mwiza. Iravuga ngo nkunda bankunda bashakana umwete bazambona. Reka dusome Zaburi ya mbere, mu igice cya mbere turahera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, nahagarare mu nzira y'abanyabyaha, niyicarane n'abakobanyi. Ngo umuntu ni umunyamahirwe, umuntu ni umunyamahirwe, umuntu udahagarara mu nzira y'abanyabyaha, umuntu uticarana n'abakobanyi, ngo ni umunyamahirwe. Yego, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Kubera iki kizamubera cyiza? Nuko ameze nk'igiti cyatewe hafi y'amazi, yishimira amategeko y'Uwiteka, yishimira Imana. Bene data, mureke twubaha Imana, twubaha amategeko yayo, twirinde gukora ibibi. Umuntu ukora ibibi ntazabona Imana, ariko umuntu ukora ibyiza azabona Imana. Nashaka kubwira abagenzi banjye b'abakozi b'Imana, b'abapasiteri, b'abavugabutumwa, b'abahanuzi, mwicika intege, mwicogora. Abakristo nimwikomeze ku Mana. Imana irahari, igira neza. Imana irahari, uzayiburira ku muntu, ariko nuyihanga amaso uzayibona. Imana nuyishaka mu muntu ushobora kutayibona, ariko muri uyihanze amaso ukareba hejuru ukayihamagara, Imana irumva. Yajyaga ibwira Aburahamu ngo sohoka urebe, yasohoka akareba, tubonye iki? Ati ndareba inyenyeri, ngo ngaho zibare. Yazibara bikamunanira. Ati rero, ati niko urubyaro rwawe ruzangana. Urumva? Nukuvuga ngo umugisha y'Imana irahari, neza y'Imana irahari, ibyo Imana yagusezeranije birahari. Yajyaga itubwira muri Covid ngo nimuhumure, nimuhumure muzabaho. Turi mu nzu twumva tutazi uko bizagenda, ariko Imana ikavuga ngo nzabana namwe. Icyo gihe twiyongereye ibiro, nibwo twabyibushye, kubera ko muri ibyo yavuze ngo Imana yacu n'ubuhungiro, ngo ariko cyane cyane ngo igaragara mu bikomeye. Mungu kwetu ni kimbilio, anaonekana hoteli wakati ya mateso. Imana n'ubuhungiro, ko bura nugera mu kibazo uzabona Imana. Imana rero ihabwa icyubahiro, ndayishimiye. Imana ishimwe nukuri kubw'uburinzi bwayo, kubw'uburinzi ku bana, kubw'uburinzi ku muryango, kubw'uburinzi ku gihugu cyacu, kubw'uburinzi impande zose. Imana ishimwe. Ku bakozi b'Imana, ku itorero, ndashimira Imana yo mu ijuru. Nukuri Imana ishimwe, niyo gushimwa, niyo kuvugirizwa impundu, niyo kubahwa. Imana ihabwa icyubahiro. Niyo Mana ireberera abatagira shinge na rugero, ni se w'imfubyi n'umugabo wapfakazi. Ntagika Imana itagukuramo, nta rwego itakushyiramo. Rero mureke twiringira Imana, tuyihanga amaso. Urakoze Mwami Yesu, nashimaga izina ryawe. Nari nibutse iminsi ya kera, nari nibutse imirimo yawe. Hari ibyo tubwira tukabibona, hari ibyo yavuganye natwe twarabibonye, tugenda tubibona. Mana uhabwa icyubahiro. Turagushimye kuri uyu munsi n'iyi tariki, izina rye rihabwa icyubahiro. Mana ushimwe cyane, uhabwa icyubahiro, ugirire neza abakwiringiye, abaguhanze amaso, abagutegereje bakubone, buri muntu wese ahure nawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ihabwa icyubahiro. Yari Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Imana ibagirire neza. Philadelphia, Imana irakira.